Abavandimwe nshuti za Tabiji ndabahobeye hobe cyane ni Tabita Gwiza kuri iyi cano ya Tabiji tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Uyu munsi mbafitiye surprise n'umuntu mudasanzwe mubona ndetse benshi ntimumuzi, ndi sûr ko mwese abenshi mutamuzi, abamuzi ntabwo mumuzi kwa Tabiji, murumva ni surprise mbazaniye. Mumpe amashyi aho muri hose, reka tumwakire mushyitsi wacu. Karibu kwa Tabiji, usuhuze n'abakunzi bacu, tuguhaye ikaze. Ndabashuhuje mpereye kuri wowe wantumiye, kandi njya nkubwire ko nezerewe kuba ndi kuri channel ya Tabiji. Urumva ndi mu rugo. Amen. Nanejeje cyane, nkabangira ngo rero ndamutse abantu bakunda iyi channel n'ibiganiro byawe by'umwihariko, ndetse n'abakunda ibiganiro bya Madame Rwigara akunda kubagezaho. Abonye afite abantu benshi cyane bamukunda kandi bamukurikira cyane. Nabo niba bari hano cyangwa se niba bazadukurikira nabo ndabaramukije cyane. Bose abari hano, Bose abari hano n'abadahari n'abaza kuri iki kiganiro nyuma, bose ndabaramukije. Yego. None surinde. Yewe Arabatakuzi benshi ndetse. Yitwa Akishuri. Izina Akishuri ni izina ry'umwihariko, nta bantu benshi bitwa batyo. Ndumva rero abantu bari bwumva iryo zina bamenye uwo ari we. Nitwa Akishuri Abdallah. Ndi umunyarwanda ariko ubarizwa mu buhungiro. Ubarizwa mu buhungiro. Mu gihugu cy'Ubufaransa niho nabonye ubuhungiro, niho nshumbitse ngo. Ariko nkomoka muri komine Nyarugenge, segiteri Nyamirambo. Ndi muri babandi masaba yaririmbye bakavukira umufata twawe wimuke. Kera yiyumva ntabwo nari nzi uko bizangeraho, nanjye narimutse. Nisanga ahangaha, ntabwo nigeze ngambirira gutura mu mahanga, iwacu haba heza. Sinzi niba ndi bwivugiye mu buryo bureshya bute, biraterwa nuko mubishaka. Niba ari uburyo burambuye, niba amazina ahagije murambwira. Okay, amazina arahagije. Utubwiye ko uri mu buhungiro, ukomoka Nyamirambo, Nyarugenge niko wavuze. Hanyuma uri mu buhungiro nyine nk'abandi bose, turi benshi bari mu buhungiro. Ariko turakwakiriye kwa Tabiji, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Hakaba hari impamvu rero twagutumiye, ari nayo turi buganireho mu kanya. Ukunda Akishuri cyangwa Abdallah? Akishuri buriya hari ibindi bitekerezo ntarabasha gushyira ahagaragara. Ndi umuntu ukomeye ku muco ndetse na politiki ya panafricanisme. Akishuri ni irinyarwanda ariko Abdallah ni iry'Abarabu. Prefera ko banyita Akishuri, ariko kubera ko izina rikujije nakuri nabigenza. Aridomasione ati how do you do sir? Baragusuhuza. Bibi turukorere ati Akishuri wamumenye wo muri ROC. Rock. I don't know what it means. ROC ni he buriya? Ni Rock, ni ihuriro rishya rya politike riyobowe na Padiri Nahimana. Riyobowe na Padiri se n'iryitwa Grex. Grex yateye intambwe ishinga irindi huriro. Nyambo? Ni coalition, Rwandan Opposition Coalition, icyo bisobanura. Ntaryo nari nziri. Okay. Riracyari rishyashya. Riracyari rishya? Okay, urumva rero barakuzi. Ati uyu mutipe ntiyabaye minister di kwa Paul. Akishuri niwe bavuga. Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Iyi Rock ariko wumvise ko ngo ari nshya? Ni nshya imaze amezi 2, yashinzwe ku itariki 16 z'ukwa mbere. Okay, urumva amezi 2 ni make cyane we. Ntabwo nubwo murayikorera publicity ariko ihagije. Turayikora. Mfite n'indirimbo yayo nahimbye muri izi ngizi. Mfite indirimbo 3 nahimbiye rimwe, harimo imwe muri turi buganireho iyi.
Okay. ariko nzi ko padiri yari yabatumiye namwe. Oh, niyo bashaka gufungura se kiriya gihe? Yari yabatumiye ariko banza mutarashubije positivement. I don't know. Ariko ndibuka ko hari ibintu batoya ntabwo byari ndumva byari ndumva tugiye kujya muri politike oya ntacyo ubwo tudatandukira reka twe gutandukira twigire mu byacu bavandimwe. Uyu muvandimwe rero hari abatari bakuzi kuri umuhanzi murindire gato bitubwiraho ngiye kubazanira ikibyemeza. Uri umuhanzi ni ikibazo nsubize cyangwa ntegereze? Subiza rwose, hanyuma ubwo duhite dushyiraho akaririmbo kakwemeza kuri umuhanzi. Okay, here we go. Ubwo mu gihe ndimo nyishyiraho waba udusubiza muvandi ubuhanzi bwawe. Sinzi niba ubyemera kuri umuhanzi. Ntabwo njye nifata nk'umuhanzi, nifata nk'umunyapolitike ucisha ubutumwa mu buryo wenda bujyanye n'ikoranabuhanga rigezweho. Ariko icyo navuga ni uko mfite impano yo kwandika. Impano yo kwandika ninjira muri politike ya opposition, ko ninjira mu mwaka wa 2013 natangiye nandika. Icyo gihe aya macana ya YouTube yari ataratera imbere cyane nk'uyu munsi, abantu basoma ibintu byanditswe. Inyandiko nyinshi cyane nagiye nsohora, abantu barazikunze. Ariko nta nubwo bitangirira aho ngaho, no mu Rwanda narandikaga, ariko sinigeze mu by'ukuri mfata umwanya kuvuga ngo mbihe umwanya ukomeye wo kumva ko ngiye kuba umuhanzi cyangwa se kujya nshyira ibihangano byinshi hanze. Ariko nkiri mutoya mu Rwanda nakinaga amateatre, nakinaga za komedi, ndetse ko mu gihe cyacu za komedi zari zitaratera imbere nkuko zitera imbere uyu munsi. Wasanga twe tujya kwinginga abo dukinira aho kugira ngo abo dukinira baze kudushaka tubagezeho ibyo bihangano byacu. Ubwo rero ndagiye ngira ibintu byinshi binzitira bituma bidakomeza. Ariko no kuvuga ngo impano yo ishobora kuba indimo, ni ukuvuga ngo hari igihe umva ashaka gutanga ubutumwa bukaza, babita guhangwaho mu Kinyarwanda. Wahangwaho rero ubwo butumwa bugasohoka ukabishyira mu bihangano. Ntabwo ndi kuri stade yo kuba umuhanzi kuko simbikora, ntabwo mbyitangira cyane. Ariko muri iyi minsi kubera igihe tugezemo, igihe u Rwanda rugezemo n'ibikorwa bya politike, numva ari imwe muri strategy numva nshaka kuzafata yo kujya nshisha ubutumwa bwa politike mu bihangano by'indirimbo, kubera ko indirimbo akenshi ziritabirwa cyane kandi zigera ku bantu benshi. Ubwo rero ndanga gufata etikete y'ubuhanzi kugira ngo bidatuma ntandukira nkibagirwa uwo ndiwe, ubundi ni umunyapolitike. Reka mbihere imuzi kugira ngo wenda abambonye bwa mbere babimenye. Igihe natangiye politike mu mwaka k'umugaragaro, umwaka w'1992, gitangirira muri FPR Inkotanyi, aho nagiye ngiye kuba umukada. Nkora imyitozo ahitwa i Karama ya Byumba. Mvuye ku myitozo noherezwa gukora mu gihugu cya Uganda igihe gitoya, kugeza igihe indege ya Habyarimana yagwaga, baduhamagara kuza gutanga umusada mu Rwanda. Tugaruka mu Rwanda aho inkotanyi zari zarafashe, duhera za Byumba mu makambi twakira impunzi. Mva Byumba njya gukorera Indera mu nkambi. Nabwo icyo gihe umujyi wari utaravamo, umujyi umaze kuvamo noherezwa i Kagugu kuri segiteri ya Kagugu, amara igihe gitoya. Hanyuma nsaba gusubira mu buzima busanzwe kubera ibibazo byabaye mu Rwanda, kubera ko nari mfite barumuna banjye nagombaga kwitaho. Umubyeyi wacu yari yarasize ubuzima, nkuko nageze kubitangamo ubuhamya. Yaguye ku rugamba rwa FPR ko yagiye imbere yanjye, ariko ziramwisasira bamukubita ifuni. Ubwo rero icyo gihe mvamo njya gusubira mu buzima busanzwe. Ntabwo nari nzi ubwo yapfuye, naje kumenya nyuma. Cyari kinshishikaje gusa no kwita ku muryango wanjye. Ubwo bikubitana no gushinga urugo, kuko nashinze urugo nkiri muto cyane. Ibi byose
nsa nkaho nihugiyeho, ariko nk'uko mubizi FPR ntago ujya uyicika iguhoza hafi. Mu mwaka w'2002 nibwo naje kwisanga muri recruitment baturokirise n'abandi bahoze ari abakada n'abandi bahoze ari abasirikare ba kera ariko bumvaga ko bakizewe, njya ahantu hitwa Inasho gukora imyitozo ya gisirikare yamaze umwaka urenga hafi n'amezi 2. Iyo myitozo yarateguwe na DMI, niyo mpamvu wabonye abantu bavuga ati arakubwira amakuru y'ikami ntawe bihuriye kagira inkuru. ariko icyo navuga ni uko njye ntabwo nigeze ngira umubano mwiza na FPR. Muri ibyo byose ni ibintu bigoye kubisobanura utarabibayemo. Ibyo byose nagiye mpura nayo, nkagenda mpura nayo aho dukeneye ikadukoresha, aba nta kazi ifite ikatujugunya. Ntabwo nigeze ngira umubano mwiza nayo. Nyuma mu mwaka w'2005 nanone ubwo twavuye Nasho, bamwe bajya mu mirimo, kuvuga ngo baba selectionné bakagenda boherezwa ahantu bitewe n'ibyo bashoboye cyangwa naho bakenewe. Genda noherejwe gukorera mu ibanga mu gisivile, mu ibanga. Mu mwaka w'2005 rero nongera kwisanga nanone ndi mu myitozo noneho ya polisi, itari ya gisirikare, ya polisi, ariko yari imyitozo y'igihe gito y'abapolisi bagomba kujya muri Nations Unies, abo bita UN Civipol. Turangije nabwo ntabwo imyitozo narayikoze, tumara amezi 3 twayikora inyanya cy'inama, ariko kubera ko baje kumenya ko arimo akayabo k'amafaranga twagomba guhembwa, dusimbuzwa abandi bantu. Nanjye ndi mu basimbujwe abandi bantu batakoze imyitozo, abantu bavuka mu gatsiko. Aho rero niho nahise nanazinuka cyane. N'ubundi nari nasanzwe narazinutswe, ariko noneho navuga ko byabaye imbarutso yiyongera ku buryo nari narayizunutswe bwa mbere, surtout que imyitozo nanayigiyemo naramaze kumenya ko aribo bishe umubyeyi wanjye. Ariko iyo umuntu ari mu gihugu hari ibintu biba ugaceceka kugira ngo uramire ubuzima bwawe cyangwa se udashyira mu kaga n'ubuzima bw'abandi bavandimwe muri kumwe, kugira ngo ubeho. Ubwo rero bakomeje kunuganuga banyita igipinga, kuko nyuma hari izindi activité nakomeje gukora. Twigeze kugira crise agana, sinibuka neza umwaka, ariko ni nko muri icyo gihe twigeze kugira crise muri segiteri ya Nyamirambo. Habura umuyobozi, abaturage ba Mumena na Kivugiza bari bafite ijambo cyane rikomeye muri FPR, betanga icyifuzo ko nayobora iyo segiteri. FPR uwajyanye ubutumwa kuri sekretari ya FPR baravuga bati reka da ura n'igipinga ni rutwitse, ntago twamuha segiteri. Ngo mbimenye numva yuko ntabwo wenda segiteri ntago ari ikintu nashyiragaho, ntago ari projet y'ubuzima bwanjye, kuko nabyirutse mbona data ari umuntu ukora ku giti cye, nanjye mwirukira muri ibyo bintu byo kumva ko ngomba kubaho nikorera. Kandi n'icyo gihe nabwo nacuruzaga pièces détachées, natwaye amatagisi, nabwo kandi natwaye taxi nikorera, nagiye za Dubai. Navuga ko ntago nari umuntu mu by'ukuri wari ushyize cyane icyizere cy'ubuzima aho ngaho, ariko mpitamenye uko FPR imfata, numva ko ubuzima bwanjye buri en danger. Nubwo rero nafashe n'icyemezo cyo kuva muri kiriya gihugu mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2007. Nibwo nafashe icyemezo nciye ubusamo mu kirwa cya Mayotte, aho namaze imyaka 5 cyangwa 6 gutyo. Nza kuza hano mu Bufaransa, Mayotte naho afite ubuhamya nzahatangira. Nabanje hari ubuhamya bw'urugendo rwanjye nagiye mvuga nti reka ntegereze igihe no moment opportun nzatanga muri Mayotte. Naho ntagiriye ibibazo by'itotezwa, natotejwe n'abanyarwanda bavuga ko naje kubaneka. Bavuga ko naje kubaneka impunzi nkawe cyane rwose. Banaratotejwe kugeza ku rwego rw'uhahamuka, n'umuryango wanjye n'abana barahamuka, kugeza ku rwego rw'uko nanone nashatse gushaka aho menera, kandi nta byangombwa nari mfite ngo ndebe hano nahungira. Sinigeze mbivuga, ariko nzabivuga imbona umwanya uhagije.
icyatumye ikintu kinini cyabateraga ibibazo ni uko abantu bidekaraga bose bavuga ko ari abahutu n'abatutsi baje yewe bafite n'amasura y'abatutsi agaragara kurusha iyanjye kuko iyanjye itagaragara nk'iy'abatutsi nabo bitaga abahutu noneho njye nidekarara nk'umututsi byabaye ngo ikibazo gikomeye cyane avuga ati yizeye iki ko abandi batutsi bita abahutu kuki we yita umututsi muri dosiye nabyo byateje ikibazo ariko iyo aho ntabwo mbyumvise ngo wiyita umututsi ngo iki ngo bakavuga ko widekarara mu bintu byatumye ntotezwa ni uko abatutsi bazaga kwidekarara muri icyo gihe biyitaga abahutu bahinduraga ubwoko bakiyita abahutu noneho njye mvuga ko ntashaka kwitira ubwoko ntari bwo nidekarara nk'umututsi bituma abantu babinyangira hari abatutsi bise abahutu barabinyangira ngo umva ko mbabangamye sinzi icyo nabangamiyeho hari abahutu nabo bakavuga bati uyu muntu uzi ko abandi biyita abahutu ku kibazo batiyita umuhutu buriya ntiyatumwe ni birebire cyane nzagira igihe cyo kubivuga naratotejwe n'abanyarwanda bene wacu nyuma rero nubwo naje kubona ibyangombwa n'uburyo bwo kuva muri Mayotte ubu ndi hano mu Bufaransa aho maze imyaka igiye kuba 12 ngira ngo 12 ubwo mu buzima busanzwe ndubatse mfite abana 6 mfite n'abuzukuru 3 félicitations merci ntabwo usa n'uwagira abuzukuru watuka hanyuma ni imigisha amen hanyuma hagati aho rero mvuye muri Mayotte nagiye muri opposition muri 2013 ariko mbere nari en contact na Mushayidi ashinga ishyaka rye nanjye nari mu bantu ba mbere mu banyamuryango ba mbere ariko ntabwo twakomezanyije naryo Mushayidi amaze gufatwa abari bariyoboye barimo cyane cyane uriya yitwa nari mfite imitekerereze nashaka gukomeza imitekerereze imeze nk'iya Mushayidi ariko akumva ko ngo ibyo mvuga bibangamye ubwo ndazibukira mbivamo nyuma rero nza gufata indi nzira naje gushinga amashyaka ariko ataragiye murabizi by'amashyaka ataragiye akomera hanyuma byo nashinze ya mbere yitwaga FPP Rukatsa batoza gukorana mu cyo bitaga nouvelle generation cyakigizwe n'amashyaka mashyashya harimo ishyaka Ishema harimo ishyaka ryitwa IDFR hamwe harimo ishyaka ryitwa Isangano ARDC n'amashyaka yagiye nyine ahura n'ibibazo nk'ibyo Ishema rya Nadine Ishema rya Madina igihe ariko ryari yobowe na padiri ryari yobowe na padiri icyo gihe aribwo rero byageze mu mwaka wa 2018 igihe padiri yagiye ashaka kujya kwiyamamaza mu Rwanda bakamwangira yafashe icyemezo cyo gushinga Grex padiri aba perezida njye mba premier ministre wa Grex icyo gihe ntabwo nayitinzemo impamvu nayitinzemo nuko njye numvaga nshaka ibintu by'igisirikare padiri avuga ati njye ndashaka revolution y'ikaramu amubwira nti rero nushaka iby'ikaramu njye simbyizeye zirankotanyi nazibayemo ntabwo iby'ikaramu byayumva ntireka nshaka indi nzira nsohokamo ariko nsohokamo gipfura tudashwanye tudateranya amagambo hanyuma igihe kigeze ejo bundi mu mwaka wa 2023 nibwo nongeye kugaruka muri Grex bwa kabiri muri Grex ngirwa komiseri w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Grex hanyuma mu kwezi kwa mbere cyangwa 16 nibwo twafashe icyemezo cyo gushyiraho rock nanjye ndimo ubwo rero ndi mu bantu 100 bashinze rock muri make rock ni ishyaka ubwo rock ni impuza ubundi igitekerezo cya padiri yagomba gukora impuzamashyaka yandikiye amashyaka yose I see okay. ariko bigaragara ko amashyaka yavuze ko igihe cyari gito ko byarihutirwaga bitewe na za opportunities zari zihari ntabwo ndi bubyinjiremo kuko rock ifite umuvugizi wayo kandi nabyo byatwinjiyemo ndabicaho gusa kuba ko byihutirwaga rero abanyamashyaka bavuga ko hari abagomba gukora za assemblée générale mbese hari impamvu nyinshi bumva ko igihe ari gito yabahawe
ubwo nibwo padiri contacts abantu ku giti cyabo, abanyapolitike ari abashya ari abasanzwe ku giti cyabo, no iba coalition idahuje amashyaka ahubwo ihuje abantu ku giti cyabo. Uretse ko muri abo bantu n'ubundi harimo abantu bari bafite amashyaka nkanjye nari mpagarariye ishyaka nubwo ari rito ritigeze rikura, ariko ntabwo ntigeze ndisesa, rirahari. Hari umugabo witwa Rwakatebare nawe afite ishyaka. Ufite ishyaka ukaba no muri Grex? Grex n'ubundi ari base yari impuzamashyaka, twatangiye turi ari impuzamashyaka, ari igizwe n'ishyaka Ishema, igizwe n'ishyaka FPP Rukatsa ari base, harimo n'abandi bavuye mu yandi mashyaka. Ni nako bimeze no muri Rock nayo ni impuzamashyaka. Uko yashinzwe bitewe na circonstances zabayeho, yabaye impuza abanyapolitike, ariko muri abo banyapolitike n'ubundi harimo bafite amashyaka n'abakomoka mu mashyaka. Nuko by'amashyaka yacu nyine aracumbagira, yego, ariko turahari, twigeze tuyasenya, turahari, turayahagarariye. Hanyuma harimo n'abandi bantu badahagarariye amashyaka ariko bahagarariye za tendance. Guhagarariza za tendance no kuvuga ngo ikintu, kuvuga ngo hari abantu barimo kuko bafite tendance wenda z'abacitse ku icumu, hari abantu barimo kubera uturere bakomokamo kugira ngo duhuze uturere, kuko Grex igizwe n'abantu na Rock igizwe n'abantu bakomoka mu turere 30. Buri karere karahagarariwe, no kuvuga ngo ni za tendance, niyo mpamvu biza bikaba coalition. Ntabwo ndi bubyinjiremo cyane kuko naba nihaye inshingano zitari izanjye, ntabwo ndi umuvugizi wayo, ifite umuvugizi wayo. Sinabyo byatuzinduye. Gusa kwari kugira ngo abantu bamenye yuko ntabwo ndi umunyapolitike kurusha uko ndi umuhanzi. Wenda dushobora kuza kumbaza ku bya politike, ariko ku buryo navuga ku bindeba cyane ntinjiye wenda mu bya Rock. Ubwo byose urabifatanyije, kuko reka dushyireho akaririmbo, ubwo abantu nibo bajajinga kwa. Niba utari n'umuhanzi ushobora kuba umunyapolitike ukaba n'umuhanzi at the same time, ntabwo wenda bizaza, ntabwo ndabyakira kubera wenda bizaza nzagera mu umuhanzi, kuko n'ubundi gahunda mfite ni ugucisha ubutumwa mu bihangano. Let's go then. Reka abantu bumve ako karirimbo, hanyuma ubwo dukomeze tuganire. Rwanda rugeze mu mahina, igicu kibuditse umwijima, hariho abashaka kurushimuta, naho abandi bituramiye mu kinyoma. Ariko nje ndakanuye, umutima wanje uratera udatuza, impanda iravuga iti igihe kiregereje, ijwi riraduhamagara ridusaba guhaguruka. Ibiganiro by'amahoro nibyo bizadukiza, ntituzongere gutinya kuvuga ukuri, duharanire kuba k'ejo hazaza heza. Arusha ya kabiri niyo nzira y'amahoro, kwicarane tuganire kuba k'ejo hazaza. Ukuri kutubohore, kuduza mugumwe, Rwanda yacu izabuke busha. Mushayidi yabivuze kenshi, kwibiganira ariyo nzira yakiza u Rwanda, yabiharaniye ashikamye kandi yemye, nubwo killing machine yamugize imbohe, hari kwijwi rye ntiryazimye, kuko nye mvuga ntera ikirenge muke, ndumutwara rumuri, ijwi rye niyemeje kurirangurura, ntituzemera ko iyo ntiwaribagirana. Zatera mu rujyo yavuze nagihunga, kugeza igihe igicu gikingurutse. Arusha ya kabiri, Arusha
ukuri kutubore kutuza mugumwe Rwanda yacu izabuke busha. Abifuza u Rwanda rusha nimuhaguruke, ijwi ryanyu ribe rimwe ryumvikane hose. Ibiganiro niyo nzira yonyine izadufasha kubaka ubutegetsi bunogeye benshi. Amateka nyitu yaunge kuko na yacu bordi sukijiri soko. Arusha ya kabiri niyo nzira yonyine izadufasha gukira ibikomere twatewe n'amateka. Tuganire ku mateka yacu yose, ukuri kose kujya hagaragara, urwango rw'amoko turuhagarike, maze ubumwe n'ubutabera bitubere ishingiro. Niyo nzira y'amahoro, twicarane tuganire, tubage ejo hazaza. Ukuri kutubore kutuza mubumwe Rwanda yacu izabuke busha. Hakenewe Arusha ya kabiri kugira ngo dukire ibikomere twatewe n'amateka. tubwire rero, ijambo ni ryawe. Arusha ya kabiri niyo nzira y'amahoro gute se? Ibyo bintu nibyo nshaka ko udusobanurira, hanyuma tugere no kuri Mushayidi. Uretse ko wamuvuzeho uburyo mwakoranye, ntimwakomezanya, ntiwabyiyumvamo, ariko wamuhimbiye indirimbo. Kutabyiyumvamo ntabwo ari Mushayidi, kuko Mushayidi twatandukanyijwe n'uko afunzwe, ahubwo n'abasigaye bayoboye ishyaka rye. Harimo umugabo ari visi perezida, ariko kimwibagiwe umwaka byaramwe, ndamwibagiwe. Ashobora kuba ni Karake, ni mwene wa Karake, yitwa Ndema. Ndamwibagiwe, ku yaje no kwitahira i Kigali nyine ntawamenya. Okay. Birirwa badushinja gukorana na Kigali, ariko bahora bagenda badusize. Ariko nibyo by'Abanyarwanda nyine. Nawe bagushinja gukorana na Kigali su? Okay, ibi biri no mu byatumye n'indirimbo nyihimba. Ntabwo nayihimbiye, ariko nayihimbiye ibibazo biri muri rusange mu Banyarwanda. Ariko muri make, niba mwayikurikiye neza, ni ukuvuga ngo iyo ndirimbo ni ibitekerezo bya Mushayidi muri make. Kuko Mushayidi umushinga we afite, reka no kuvuga ngo yari afite kuko aracyariho, aho ari hose ariko aracyariho. Umushinga we yumvaga udashobora guhindura ubutegetsi mutabanje kuganira. Akora umushinga bitaga dialogue inter-rwandais exclusivement inclusive. Ni ukuvuga ngo yashakaga ko Abanyarwanda b'ingeri zose, Abahutu, Abatwa, Abatutsi, muzi uko turimo n'ingeri nanone nyinshi muri Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi, harimo Abakiga, harimo Abanyenduga, harimo Abatutsi bacitse ku icumu, harimo abavuye hanze nabo. Hari abakunganiye ngo ubanza wa muntu ari Semushi. Ni Semushi, nibyo, arakoze cyane. Semushi Gerard, ni Semushi Gerard. Ni ukuvuga ngo ari icyo gihe nkiri na Mayotte, communication yari itaroroha nk'ubu ngubu. Twakoreshaga ibyo bitaga za Yahoo group, nta zaza umutwe turazimenya, ariho duhanahana ibitekerezo. Noneho ngiye nkajya ntanga ibitekerezo nyine nunga mu rya Mushayidi, ngiye kubona mbona koze commentaire ngo umuntu umwitondera ashobora kutubangamira, bashobora kubangamira vision yacu. Ari uwo Semushi. Karangwa Semushi Gerard. Gerard, yego. Yamuzi. Ubwo rero yewe uko bimeze iyo nkorana n'abantu, ntabwo ndi mu bantu bavuga ngo ndasiga. Turakubuze.
ijwi riragiye. reka nze Okay, uragarutse. Voilà. reka nongere mpindure mikoro, ni mikoro yanjye ifite ikibazo, nari ndashyizeho hariya kugira ngo mubashe Bimeze neza ariko. okay. Urumva rero ubwo nahisemo kuzibukira, ari nabwo noneho muri 2012 na 2013 nafashe icyemezo noneho cyo gushinga ishyaka. Ariko mu by'ukuri ishyaka ryanjye rya mbere rya opposition nabayemo ni kwa Mushayidi, uretse ko Mushayidi nyine bitamuhiriye ahita afatwa. Amaze gufatwa rero bigenda bityo, sinabasha kumvikana n'abari bayoboye na Karangwa Semushi. Ubu rero ndagira ngo mbabwire yuko kuva Mushayidi yafatwa ntabwo sinjya ngoheka kubera aho ari. Ubwo rero kuva Mushayidi yafatwa ntabwo ngoheka, sinjya ngoheka. Ariko nta nicyo nanamumarira kubera yuko mbabazwa nuko indirimbo nabivuzemo kanya kabonetse nayicishaho ya Mushayidi nayo. Mfite nyinshi namuhimbiye, nyinshi ariko ya nyuma navugaga nti nibaza icyo baguhora. Mbaza nti se wabuzira ko uvuka muri ba bandi banyamuke? Nibaza impamvu opposition nyarwanda nayo igutererana, impamvu ibyakubayeho biba ku bandi, amahanga n'abanyarwanda bagahaguruka, ariko byagera kuri wowe bakarusha bakarumira. Ibyo mbivugira kubera iki? Bivugira ko dufite abantu benshi bafundwa zira politiki, ariko abamamaye cyane ni Madamu Victoire Ingabire na Rusesabagina waje gufungurwa. Mwabonye ukuntu Madamu Victoire Ingabire abantu bamushyigikira, bagakoresha za manifestation, bagatanga igikombe, mbese bikagaragara ko ari umuntu ushyigikiwe ufite ijwi rimuvugira. Rusesabagina mwabonye uburyo abantu bahaguruka kugeza n'ubwo pressure hano iba pressure agafungurwa. Jyewe nka nibaza nti ese Mushayidi arazira iki? Igihe ubu ngubu muri iyi minsi ntagiye guhimba indirimbo, no kuvuga ngo maze imyaka myinshi ncecetse. Imyaka myinshi ncecetse, ariko numva noneho ngomba kuvuga. Kuko navugaga nti ijwi ryanjye ntabwo wenda n'ijwi rimwe cyangwa se rya nyamuke, ariko wenda mbicishije mu bihangano ijwi rishobora kuzumvikana kurushaho. Ariko numva jyewe mfite inshingano zo gukomeza gutabariza Mushayidi. Ariko ahambere mutabariza ahambere ni ugushishikaza abanyarwanda bakora politike, bareka ivangura mu gutabariza abandi. Iyo batabariza Ingabire barahaguruka, bagarukana ubwinshi ari benshi, ntabwo mvuze ngo bigiye gukorwa. Iyo batabarizaga Rusesabagina barahagurukaga, ariko Mushayidi yaribagiranye. Mperutse no kubaza umuntu y'umusura, arambwira ati yari amaze n'igihe atanasurwa, nta muntu ukimugeraho. Ugasanga rero ni ibintu birabaje cyane. Ikindi cya kabiri cyaje kumbera shock, Mushayidi ni politicien, ni prisonnier politique, yafunzwe azira politique. Ariko icyambabaje nuko abasigaranye ishyaka rye baje kurisesa. Ni ukuvuga ngo ya statut ya prisonnier politique bayimukuyeho kubera ko ishyaka rye barisheshe. Ntabwo nzi niba barabyumvikanyeho, bafite ko bavugana nawe bakaba barabyumvikanyeho, ariko kuri njye mbona ari ikosa rindi bakoze. Bagomba kugumana statut ya prisonnier politique, kuba ngo ishyaka rye rikagumaho, kugira ngo none n'abashaka kumusabira ubufasha wenda buvuye hanze muri cyane twita pressure cyangwa se pression internationale bakabona ubuvugiro. Ubwo rero byaba byaratewe n'uwo Semushi twavugaga, cyangwa Semushi yari yaragiye i Kigali deja? Ngo Semushi yari yaragiye i Kigali deja, yagiye abeshya ko agiye gushinga ishyaka, ariko biza kugaragara ko kugiye kwandikisha PDP mu Rwanda, ariko biza kugaragara ko atari iyo yari objectif. Amakuru twaje kubona abanye neza na FPR. Hari n'abavuga yuko n'ifatwa rye Semushi ashobora kuba yaragize mu ruhara, ashobora kuba yaratanze amakuru. Sinabihagazeho, ariko biravugwa.
Igihe sinjya nkunda kuvuga ibyo ntahagazeho ariko kubera ko bivugwa umuntu yanabyibazaho. Abasigaranye ishyaka rye rero harimo umunyamabanga yaje hano yarahunze azi no muri Canada, yahamaze igihe gito, sinzi ko yabonye n'ibyangombwa, sinkeka ko yari yarabonye n'ibyangombwa, aragenda kuko numvaga bavuga ngo yasize umugore muri Europe. ntabwo nzi aho yabaga ariko sinzi niba mbere yabanje kuba muri Europe, ntabwo nzi neza aho yabaga. Ariko icyo nzi cyo ni umuntu utarabaniye mushayidi, ntabwo yabaniye mushayidi. Hanyuma n'iseswa ry'ishyaka rye ni shoke, abantu bagomba kurikomeza niyo batabasha. Twese dufite amashyaka yacu ntabwo ari très actif, ariko ntabwo twigeze tuyasesa, ntabwo twayasheshe, ntabwo rero ryagomba guseswa. Ubwo rero yewe n'ikinatangaje rero mbabwire, nta nubwo mushayidi tuziranye physiquement amaso ku maso, hamenye nk'uko nziranye nk'uko mbona nawe twaravuganaga, ndetse icyo gihe byari bikinagoye, communication yari ikigoye, tutarabona izi za social media zorohereza communication ari kuvugira ku dutelefone. Ariko ni umuntu nakurikiranye nkiva no mu Rwanda, uko yandikaga nakunda gusoma inyandiko ze mu Rwanda. Ntabwo tuziranye, twigeze duhura, ariko aho tumenyaniye a distance ni umuntu mba ku mutima cyane, mba ku mutima, ariko nkabazwa nuko nta n'icyo mbashije kumumarira. Nkavuga nti rero ntacyo mbashije, reka byibura njye mvuga ibitekerezo bye. Indirimbo rero mwumva byo nise Arusha ya kabiri bikomoka kuri iriya dialogue inter-Rwanda mushayidi yashakaga. Nzakoreza ka video ke wumva ikiganiro cye yakoze muri conference, avuga kuri iriya. Ubwo avuga ko, kandi nanjye niko mbyemera, ntabwo dushobora kuvuga ngo duhinde ubutegetsi tutaganiriye. Kuganira twaganira kuki? Mu by'ukuri uretse ko tubicishaho amazi y'uruho bitewe n'akababaro twatewe n'iriya ngoma, ugasanga benshi twibereye mu gutanga ubuhamya, aho kuba abanyapolitike tukabatanga buhamya, tinaciye muri ibi, undi tinaciye muri undi tinaciye muri ibi, cyangwa bakoze ibi. Ariko dufite ikibazo abanyarwanda batavuga, dufite ikibazo mu by'ukuri, dufite urwango muri communauté rwandaise mu banyapolitike, urwango rurahari, ariko abantu batinya kubivuga ngo bitabaturukaho. Muri politike gusa se? Reka ariho mvuga kuko ndashaka kuvuga muri cadre politique. Burya iyo politike yabaye nziza tanga n'umuti ku baturage, ariko yabaye mbi n'abaturage barakurikira, kubera yuko nkatwe twabyirukiye muri leta ya MRND mbere ya 90, twari dufite ibibazo ariko ari bito cyane, byari bito cyane. Hari politike y'iringaniza yabangamiye bamwe, ariko twabangamirwaga batwimaga ayo mashuri, haza privé twayijyamo ntihagire utubuza kuyigamo, ntibanayifunga. Batwimaga kujya muri za ministeri, ariko twacuruza bigakunda ntibadukurikirane. Ni ukuvuga ko ariko muri 90 bigeze gihe cy'imbarutso y'intambara y'inkotanyi, haje wenda urwango rwari rwihishe, kuko ntabwo navuga ko mbere byeraga dede, ntabwo byeraga dede, ariko uko biri birarutanwa niho hatangiye, hamaze gutangira politiki y'amashyaka menshi muri 1992. Mwabonye ko abantu kugira ngo abari bayoboye igihugu bakore politike yo guhumuriza abanyarwanda no kubabwira ngo mube hamwe, batangiye gushinga imitwe y'inkozi z'ibibi. Nibwo havutse imitwe y'interahamwe, nibwo haje kuvuka ikindi kintu cyiswe ngo power. Ubwo ku ruhande rw'inkotanyi narwo agafune karavuza ubuhuha. Murumva ko ibyo byose ni ibintu byadushenye tugomba kuganiraho. Twaganira ku bihe, njye mvuga ko abatutsi twateye intambwe, abatutsi batandukanye na FPR twateye intambwe muri opposition, kuko twe twaraje tugaragaza ko twitandukanyije nayo, kandi dushyira hanze ibibi byayo, dutanga ubuhamya bw'ibyo twabonye, twagira ibyo duhishira. Niba banarimo bahishira, ariko mu by'ukuri mbona twarateye intambwe. Akaba rero
icyifuzo cyanjye kiri no mu ndirimbo iri hafi gusohoka ari uko n'abahutu nabo batanga ubuhamya, ko ntabwo bigeze batanga ubuhamya, bamaze iyi myaka batwumva duteze amatwi, ugasa nkaho turi kwigura n'ibyo tuvuga ntibabiha agaciro, kuko bakomeza kutwita ngo turi inyenzi, bakomeza kutwita ngo twaratumwe. Njye maze imyaka 17 ntarakandagira mu Rwanda, mba ahantu nagiye gushaka ahantu mba hataba abanyarwanda mu rwego rwo kwirinda baba abahutu baba abatutsi, mba ahantu hari urugo rumwe rw'umunyarwanda, nabwo narahageze nzi ko nta munyarwanda uhaba, numva ndababaye, ariko nyuma twaje kubana neza. Ibyo byose ko ari ukwirinda ibyo bibazo, ariko igitangaje nuko muri myaka 17 abana banjye bahora barira bati papa, kubera ibintu bagiyemo ntidushobora no kwigira mu Rwanda. Nabo batinya kurujyamo kuko bazi ko hari mu nyangire, bamaze gukura, bazi ko bagiye bashobora kuba ingwate ya se. Ariko ugasanga umuntu twahure mu buhungiro, uretse no mu Rwanda ntabwo ndajya mu karere, ko naho sinshobora kujya Tanzania, sinshobora kujya Uganda, muziko Sankara yashimutiwe mu birwa bya Komore, byose ndabitinya. Imyaka 17 ntashobora gukandagira kuri uwo mugabane, ntabuze iki njyanayo, warangiza uti umuntu ni inyenzi. Wabonye ko no muri chat hari wanditsemo ngo arakubwira amakuru ya DMI. Okay, baye ngombwa ko bibe ubuhamya umuntu yabutanga, ariko uyu munsi cyangwa muri ibi bihe turi kuguca mu ijambo, abo bahutu uvuga bakomeza kubabwira ngo muri inyenzi n'ibiki, ne urahera kuri abo mwabanye Mayotte cyangwa naho uri naho ibyo urabibona? Okay, ntabwo ndi butunga gatoki umuntu. Muri Mayotte byari ibindi. Muri Mayotte barantoteje cyane ku buryo no kwasiga ubuzima byashobokaga, byize no gupanga kunyica birabananira, nuko nanjye nageze igihe mba nk'ikihebe nkamenya kubarwanya. Ariko bo mvuga ndavuga cyane abantu bavuga ko bashaka impinduka, ari abari imbere ku isonga muri politike, ari ababakurikiye abaturage gusa. Bigaragara ko ntago baratera intambwe nk'iyo abatutsi bari muri opposition bateye, kuko abatutsi nibo bantu baterwa imijugujugu cyane. Abatutsi jya werura, abatutsi babaye abasirikare maybe? Okay, ababaye abasirikare, ababaye abanyapolitike, ariko igitangaje nuko bamwe mu badutera imijugujugu nabo babaye abasirikare ba FARC, ariko bakumva bafite legitimite yo gutera imijugujugu abandi. Yo gutera imijugujugu abandi. Uyu munsi simpakanye ko umuntu adashobora kuba afite wenda icyo twakwita lopase itari nziza, bamwe bashobora kuba bahari, ariko igihe utabihagazeho ntabwo wajya ngo bishinje. Personnel hari abantu agira gutya agakora ikiganiro rwose akavuga turi ku ishuri n'umwicanyi, ntavuge uwo nishe, ntavuge aho namwice, sigiye gusa ndivuga, ariko hari n'abandi babivuga, hari n'abandi babivugwaho, ariko reka nivuge. Ntavuge ngo kishurisha abantu aba naba abicira hanaha, atanga ubuhamya nkuko za gacaca zagiye zigaragaza bataba abisha abantu hanaha, abicira habica kanaka. Ibyo rero biri mu bintu mbona ko Mushayidi yari afite rezo kuvuga ngo habeho dialogue, tuganire kuri ibyo byose, niba koko abo ngabo birwa dutera imijugujugu bafite ubuhamya babyerekane hariya. Hanyuma none niba twitegura kujya mu gihugu, icyo nababwira nuko u Rwanda rugeze Rwandabaga nkuko mbivuga, nabitangiye mbivuga muri ya ndirimbo, bigaragara ko impinduka ziri hafi mu by'ukuri. Ariko njye mfite ubwoba nk'umuntu uzi Abanyarwanda, mfite impungenge, ni mpamvu navuze ngo umutima wanjye uratera udatuza. Mfite impungenge ko u Rwanda rushobora kuba nka Libya wenda mu gihe gito, rukazongera gufata ritime, ariko rwabaje kuba nka Libya, kuko turimo ibice byinshi. Ubu ngubu hari abantu bagaragara bati, kantange nk'urugero, hari abantu bavuga bati baraba ko Habyarimana bisha Abanyagitarama, aba ko Habyarimana nabo bati Abanyagitarama nabo ntabwo bari shyashya. Umva
twebwe ibyacu by'inkotanyi twe turagahomamunwa, ni ibintu biteye n'isoni, ngewe binantera n'isoni kuvuga ko nabaye inkotanyi, ariko nanone ni amateka ntahisha, ntabwo nabihisha kuko nabiciyemo kandi bijyamo, ntabwo nari nzi ko zizamera kuriya. ubwo rero Arusha ya kabiri ni ibyo byose, tugomba gutobora tukavuga ibyo byose. Ibi mvuze hano nibwo bwa mbere nabivuga, ariko si ubwa mbere bitekereje, mara imyaka myinshi cyane ku mutima. Ariko wenda Imana yaravuze ko nzabigera kuri channel ya TBG. That's it. Urumva, nzakomeza mbivuge. Ntekereza ko rero nk'ubu ngubu bigaragara ko iriya ngoma y'agatsiko ishobora kuvaho, ntabwo numva twatangira kubyina. Ndaguha urugero, indege ya Habyarimana ihanukana ari Kampala muri Uganda. Abantu b'abajene bategura igitaramo cyo kwishimira urupfu rwa Habyarimana b'Abanyarwanda. Ababyeyi bari baragiye muri Uganda nyuma gato batajyanye n'impunzi 59, bafite imiryango yabo, bafungiranye abana babo, barababwira bati mureke bara batafite bene wabo mu Rwanda babyine, kuko mwebwe ikigiye kuba ntago mukizi, igiye kuba kuri bene wanyu. Nibwo hari muri Uganda muri 94. muri Uganda nyine niho Uganda. Nyine aba bajene bashatse bakoresha nyine ibitaramo za boîte nyine ngo bishima ko Habyarimana yapfuye. N'abandi nyine bagomba kwishima. Ariko bamwe kuko impunzi z'Abanyarwanda ntago burya zose ari za 59, hari abandi bantu babaye impunzi cyangwa se babaye abasuhuke bakisanga babana n'abandi baje bagenda nyuma. Abo rero kenshi babaye nk'abasuhuke bakisanga bari kumwe n'abandi, ntabwo uburyo babonaga vision nk'ababyeyi bakuru, uburyo babonaga ibintu ntago ariko aba 59 cyangwa se bari bishimiye ko inkotanyi zigiye gufata igihugu babibonaga. Kuko inkotanyi zo zari zivuze ati twamurangije ibiba bibe, bamenye umureti wamenetse, nako igi ryamenetse cyangwa inzoka ngo bayikubite ku gisabo, hanyuma havamo ababyeyi bamwe babuza abana babo abafite bene wabo mu Rwanda bati musenge ibigiye gukurikiraho, musenge. Kandi abo babyeyi babivugaga n'ababyeyi batageze mu ishuri, batari n'abanyapolitike barebaga kure. Nanjye rero ndi mu gihe nk'icyo cyabo babyeyi, ndabona ko ibintu bigiye guhinduka. U Rwanda hari abashaka kurishimuta, abashaka kurishimuta ni Abanyarwanda, ariko impamvu nakoresheje terme yo gushaka kurushimuta nuko bamwe barushimutira muri ideology zitaraganirwaho, ideology zishobora kugaruka. Dushobora kwisanga hagarutse abapawa, hagarutse Parmehutu, hagarutse MRND, hagarutse killing machine. Ibyo umpakanya Imana izamuhe kuramba azabibona. Avuga nti rero kubera ko twitegura ko impinduka zigiye kuba muri kiriya gihugu, kandi ibyo tunavuga ntitunatekereze ko na killing machine nabwo itayibona ko ugiye kugenda nayo ifite ibindi migambi iri gutegura. Kuvuga ngo u Rwanda rushobora kubisebanira. Ikindi abantu bagomba kumenya, uretse na killing machine, n'ibihugu byo mu karere, buri gihugu gifite ibyo kiri gucura ko gifite inyungu mu ihirima rya buriya butegetsi, kikajya n'inyungu mu butegetsi bundi buzajyaho. Ni ukuvuga ngo Kongo ifite inyungu y'uko buriya butegetsi bwavaho kugira ngo urebe ko yabona amahoro. Uburundi ni uko nguko, Tanzania ni uko, Uganda ni uko. Ariko vision z'ibyo bihugu ntabwo ari zimwe. Ntabwo mpamye ko vision ya Museveni ariyo vision ya Tshisekedi na Ndayishimiye. Ibyo byose rero byakubitiraho icyo cya iyo cocktail yaba killing machine, yaba power, natwe twahunze. Murumva ko u Rwanda rushobora kubisibanira. Nkavuga nti rero igihe kirageze yuko ibyo Mushayidi yavuze abantu babitega amatwi, bakabyumva, bakareba uburyo babishyira mu bikorwa. Nubwo wenda ntizeye neza ko babyumva, kuko abenshi bashishikajwe no gushimuta igihugu, byo bibashishikaje. Ariko abumva bake bumva wenda byabaviramo isomo. Ngayo abo vuga batekereza gushimuta igihugu, ese nibiramuka bireyishije, nibaramuka bagishimuse bizagenda bite? Nibaramuka bagishimuse nyine tuba dusubiye urudubi.
ntibagishimuta abantu bataganiriye. Ibyo abazagishimuta ni bande? Ni abadashaka kuganira n'abandi. Niba umuntu ari mu ruhande udashaka kuganira n'undi, niyo mwaba mutumvikana, ariko kubera ko musangiye igihugu kibahuje, niba nkuko tuvuga tuti bamwe bavuga bati bariza ni inyenzi n'izamaneko bakorera Kigali, nibaze tuganire baduhe ibimenyetso by'uko dukorera Kigali, natwe tubwire tuti ariko namwe ni muri shyashya, tumaze imyaka uroye twebwe nk'abantu batandukanye na FPR cyane cyane, abafite etikete nk'iyanjye, abasirikare n'abakada n'iki, tumaze imyaka navuga nka 15. Imyaka 15 twatanze ubuhamya bwinshi kandi buri sincere. Ari jye natanze ubuhamya mu gitabo cya Jude River, witwa Abdul Zibiza ni watubanjirije yanditse igitabo. Dr Rudasingwa nawe numva aranditse igitabo, yagiye atanga ubuhamya ndetse no kwemera ari mu bemeye jenoside y'abahutu. Bakayumba Nyamwasa nubwo bafite wenda ibyo umuntu yabashinja, ariko bari mu bantu bagiye batanga ubuhamya. Ni benshi cyane. Hari Noble Marara nawe akora ibishoboka byose, agatanga ubuhamya ntacyo ahishira, ari ubuhamya atanga, ari ugatanga mu busesenguzi, igitabo yanditse inyuma y'urusika rwa perezida, behind the presidential curtain, byose ni ibintu biri mu buhamya. Hari Kizito Mihigo mu ndirimbo akanabizira. Hari Deo Mushayidi yazize icyo kintu cyo gushaka guhuza abanyarwanda, kandi killing machine idashaka guhuza abanyarwanda. No kuvuga ngo iyo myaka abatutsi bagaragaje icyo nakwita sincerite mu mitekerereze yabo ya politike, ariko abantu babarebera inyuma bakabatwerera uruhare batagize. Nkanjye ndi umuntu wari muto cyane muri FPR, ntago sinigeze mba mu nzego zifata ibyemezo, ariko nagize n'amahirwe yo kutamu dutsiko dutumwa gukora ibibi. Ariko hari ahantu ngengera bakikanga abantu ukabona bacitse igikuba. N'abambona nk'uku no kuri cano nk'uku abantu bagacika igikuba. Ibyo singiye gusa. None utekereza ko biterwa n'iki se, kandi utarigeze uba muri ibyo bintu, muri ako gatsiko katumwaga kwica abantu n'iki byose? Ni iki gituma bakwikanga? Utekereza ko impamvu ari iyi? Kubera ko babaye muri FPR gusa? Oyanjye icyo navuga mbona ari urwango. Abanyarwanda bafite urwango. Ni urwango, kandi urwango ni indwara. Kuko ntago numva ukuntu umuntu yakwihanukira agashinja umuntu icyo utahagazeho, ikintu utahagaze utanabonye, cyangwa se udafite n'ubuhamya bw'uwagihagazeho, ukagishinja umuntu. Ni urwango. Urwango rurahari rero, igihe kirageze ko abantu babivuga. Abantu babivuga. Kuko kandi abagaragazwa urwango bigize abavictime mva ko aribo banzwe, kandi bakagira amateka umuntu ayasesenguye wasanga ari n'amabe kurusha yacu. Kuko ntabwo uyu munsi ngiye ushobora kuza ngo umbwire yuko nubwo FPR igejeho u Rwanda rugeze igihe nitandukanyije nayo narayizinutswe, ntabwo ushobora kuyisubiramo. Ariko ntiwambwira yuko abo yasimbiye bari shyashya. Igihe cy'imiyoborere, igihe cya stabilité sociale, navuga ko bidasa. Igihe cya Habyarimana hari ka stabilité sociale, hari akantu nakwita umutuzo. Ariko mu rwego rwa politike byaje kuba bibi cyane, aho intambara 90 ibaye. Bahiga ibyitso, bafunga abaturage batafite abahurira na politike, ugasanga n'umuntu utarize kubera ko, kandi ibyitso bumva ko bafite etikete y'ubwoko. Ntabwo ushobora kumbwira ko abo bantu ari bo beza, uyu munsi ukaba wumva ko ziriya nkotanyi ari mbi. Kuvuga ngo icyo gitekerezo mfite kijyanye n'ibyo kuvuga ngo abantu baganire muri dialogue, nuko mbere yo gutokora abandi, abantu babanze bitokore, barebe ibyabo. Uyu munsi hagira natwe tujya tubivuga, ariko ilfo ko abantu bagira realite. Genocide yakorewe abatutsi yarabaye. Hari impaka zijya ziba juridique, sindi bubyinjiremo ko ntago ndi umunyamategeko mu rwego rwo hejuru, bavuga ngo
ngo inkiko mpuzamahanga ngo zemeje kutateguwe, ariko nta kintu gishobora kuba hatabiwe icyo twita coordination. Twebwe twabonye ibitaramo ibyo bitaga animation icyo gihe ziririmba ngo ni murare turazinduka tujya kubatsemba. Byabaye imbere abasederi za animation zabayeraga hano witwa kwa Nyiranuma nka twabaye Nyamirambo n'ahandi hagiye haba za animation. Twarabibonye abo bita les milices zibaho kandi zabaye mbere. Noneho igihe kigeze nta muntu wagiye kwica umututsi wayobye. Abatutsi barokotse bakishijwe nuko harimo abahutu bazima nshimira uyu munsi babashije kubahisha. Ariko iyo abahutu bazima badahisha abo batutsi nta mututsi warokotse, kubera ko urugo rumwe rw'umututsi rwatirwaga n'igitero kiri mu mubare urenze urwo rugo. Ubwo rero ntabwo uyu munsi abantu babonye ibyo bintu, harimo inshuti zabo zabigiyemo, harimo abavandimwe baba babigiyemo, umunsi bashobora kwihandagaza bavuge ngo twebwe bakishuri ndemuna nabibasira bitwa baturayishimiye ngo nitwe babi cyane, ngo nitwe babi cyane kurusha abandi. Ikindi ariko nanone no muri twe natwe ubwacu ntago tuvugana, natwe ubwacu ntiturebana neza. Namwe mwibasirwa. Natwe twibasirwa hagati yacu muri groupe yibasirwa. Natwe nta kiduhuza dufite. Nta kiduhuza. Ubwo biterwa n'iki kuki icyo kintu kitabayeho kibahuza? Muniga uburyo mugiringa n'ibi bintu bifite. Harabura Arusha, niyo mpamvu nyine mvuga ngo hakeneye Arusha ya kabiri. Arusha ya kabiri ni ibyo byose izahuza utwo tuntu twose. Ni gute giye wabaye muri FPR nshobora kurebana nabi n'undi wabaye muri FPR? Kuko hari abantu b'impunzi nkanjye babaye muri FPR duhuje amateka, ariko ushobora gusanga nabo bari mu banyita ngo uriya mumwitondera kuri Kigali. Nge nta muntu njya mbyita pe, bazashaka ubuhamya sinjya mivuga ntawo myandika. Suko mvuze ururimi nzakumvisha uzafata umwanya umva indirimbo zanjye zose ndabivuga nuko abanyarwanda batumva. Suko mbuze ururimi rwo kubivuga, suko mbuze amaso yo kubibona, suko mbuze n'ubwenge bwo kubitekereza. Habwo nuko mbona bitatwubaka. Mbona iki twubaka rero ari uko utwo nk'ubu hasigara haravutse ikibazo cya Kigana Nduga cyane aho numvise amakuru ntahagazeho yuko ngo umuhungu wa Habyarimana ashobora kuba ari mu bantu bashobora kuba bashaka kuyobora u Rwanda. Hari abantu bamwibasiye bandi nabo, ubwo no kuvuga ngo nabahutu bene wabo abanyenduga abo nabo nawe akwiye kuganira niba koko abanyenduga. Umwana wa Habyarimana se n'umunyenduga? Abahutu b'abanyenduga bibasira nyine umwana wa Habyarimana. Kuki bataba nabi wabo muri no? Ariko biragaragara ababivuga baragaragara. Wenda nabo muri Norwanda baba barimo, ariko kigaragara umubare munini n'abanyenduga. Nukuvuga ngo no mu bahutu bwa bari mu iki kibazo cya Kigana Nduga, nukuvuga ngo nabo bicarane. No mu batutsi nabo icyo kibazo kirimo, harimo abatutsi bavuye hanze ntiturebana rumwe, harimo n'abatutsi b'abarescape bamwe bumva ari abarescape kurusha abandi. Nabo byo birahari. Bamwe kumva twese turi abarescape, ariko harimo abarescape bumva bo barusha abandi uburescape. Nukuvuga ngo ibyo byose bigomba kuvuga kuki mwe mwumva muri abarescape kuturusha, kuki abakigana abanyenduga bumva harimo ikibazo. Hanyuma noneho ibyo bibazo biri interne byarangira, noneho abahutu n'abatutsi nabo bakaganira. Icyo baganira ni iki? So kugira ngo bagire rwa rukundo rwa I love you, ariko no kugira ngo bagire vision imwe yo kubibara kiriya gihugu kugira ngo cyazongera kubamo amahano. Vuga ngo rero abantu bose Arusha ya kabiri igomba guhuza itwo duce twose, abantu bakaganira bakareba ati ni gute twabana muri kiriya gihugu. Naho nibifatwa n'uruhande rumwe muri izo mpande zose zihari, ntaho tuzaba tuvuye, ntaho tuzaba tugiye, ntago intambara zaba zihagaze. Bizamera nka biriya bya Libya, aho guverinoma ya Libya iyobora Tripoli gusa, ahandi ari uducu. Cyane cyane yuko munanarebye neza muri iki kibazo, muri iki gihe dufite ikibazo cyuko mu karere cyane muri Kongo haba ibikorwa bikwirakwiza bituma intwaro zikwirakwira. Bivuga ngo hari imitwe myinshi y'inyeshyamba, we ritazwe, ariko hari imitwe kuko hari amakuru avuga ko imitwe y'abantu bavuga ko bafite imitwe y'inyeshyamba cyangwa se bafite utugroupe duto twitwaje intwaro tw'abanyarwanda turenga 150 tutumvikana.
imitwe yitwaje intwaro irenga 150 iri muri Kongo no mu karere. Urumva kandi yose aho ushaka kwerekeza amaso cyangwa kwerekeza icyo twita umututu w'imbunda ni mu Rwanda, noneho batumvikana. Urumva rero hakwiye ko abantu batera intambwe bakaganira. Si ngombwa ko abantu bakundana, ariko baganire, bakunda igihugu cyabo, bahuzwe n'igihugu. Baganire, bahuzwe n'igihugu, bavuge bati ni gute twazabana muri kiriya gihugu nta wishisha undi, buri wese atekanye. Ngiyo rero Arusha ya kabiri ikenewe. Ariko iyo Arusha ya kabiri si iyanjye, ni ya Mushayidi, nge ndi ijwi rye. Okay, Arusha ya kabiri igihe wabyise cyo Mushayidi yabyise dialogue, umuhanzi nyine afite ukuntu. Oya ni yawe da, ni yawe. Ni ya Mushayidi ku bitekerezo nafashe bya Mushayidi. Ibitekerezo wafashe ni bya Mushayidi, ariko ntekereza ko Mushayidi ajya ku ataragenda yaratarabona ibi bibazo, ibyo bibazo wari uriho uvuga biri mu Banyarwanda, abakwita ngo umwicanyi wo muri FPR, abita runaka, abatutsi bahanganye n'abahutu, abahutu bahanganye, ibyo byose wavugaga. Ntekereza ko Mushayidi mbere ko agenda ibyo bintu byari bitaraba too much. Nzakohereza intervention ye uzabibona. Ntabwo yabivuze nk'uko nge mbivuga muri amagambo mbivugamo, ariko yavuze ko abantu bakwiye kuganira, ariko agaragaza impamvu abantu bakwiye kuganira, agaragaza ko hari abantu bazira yuko babaye muri MRND cyangwa se babaye abasirikare ba Exfare, bakitwa interahamwe igihe byaranja leta ya Kigali, byaba yaranja ko bitwa interahamwe, bakitwa interahamwe, byaba yaranja ko bataha bagataha bakabentegra, niba bakiri interahamwe. Yarabivuze, avuga kuri jenoside yakorewe abatutsi, ni kagufi kari mu Gifaransa ka 16 ko kakohereza ukarebe. Abandi nabo mushobora kugashaka, hari agacano YouTube ka PDP Imanzi, mwarebaho, mwakwandikamo vision politique ya Deo Mushayidi mukakabonamo. Kuvuga ngo ibyo bibazo genda gerageje kubisobanura ku buryo byumvikana neza ku munyarwanda uwo ari we wese, umunyarwanda ese n'umunyarwanda Rwanda rwa giseseka byumvikane neza, kuko ni igihe kirageze cyuko abantu bava mu cyo twita politiquement correct. Politiquement correct ni ukuvuga ibyo abantu bashaka kumva, ariko ntuvuge ukuri. Icyo kibazo gihari. Ariko yewe icyo mvuga cyangwa se icyo nshingiraho nuko dufite ikibazo cy'urwango mu Banyarwanda, impande zose. Ntabwo navuga ngo ni uruhande runuru, ariko icyo kibazo kirahari. Urwo rwango rero aba leader politique bagomba kururenga niba koko bifuriza u Rwanda neza. Iyo mpamvu rero hakeneye Arusha kabiri, hakeneye ko none se muvana twese tuganira. Turakomeza uravuga Arusha ya kabiri ni ya mbere ko itigeze icamo, ko itigeze igira ikigeraho. Iya kabiri izagera kuki ni ya mbere ntacyo yatanze. Arusha ya kabiri ntago wari ukuvuga ngo tuzajya Arusha. Ni ibiganiro. Ni imvugo y'intirano. Hakwiye ko abantu baganira. Si ngombwa ko bicara muri sale, si ngombwa ko bishobotse, ariko byanakunda abantu babahaga nk'aba leader politique, abantu bari muri za société civile bakoze umushinga bashobora kubona financement, bakagira umwiherero, bakiherera ahantu bakaganira, abantu bakaganira. Reka ngo nk'urugero ibintu nagiye no observa. Umugabo ambasaderi Gasana na Charles Kambanda bashinze ikintu bise ngo ngira ngo ihuriro, ngo bavuga ko ari ngo munsi y'igiti cy'ubuza Abanyarwanda, ineza Abanyarwanda. Aho kugira ngo abantu babaze ati yo neza yanyirimo iki cyangwa se ishiki, batewe imijugujugu cyane. Hano ikintu ndi kuvuga je nta ruhande mpagazeho, si mpagaze kuri abo, si mpagaze, nta muntu mpagaze ku giti cyanjye, ndavuga ibyo les observations. Abantu barahaguruka babatera imijugujugu ngo barayobya rubanda. Ibyo bakabivuga babihereye kuki ngo Gasana yari inkotanyi. Yari inkotanyi ariko yisanze ahantu wenda yumva afite obligation yo kuzirwanya. Ariko ntiyemerwe niyo byagenda ntiyemerwe. Noneho ibyo bivuyeho, ejo bundi padiri ashinze rock, ubu nari guterwa imijugujugu.
bati uwo muntu n'umutekamutwe arishakira amafaranga arabeshya we ashishikajwe no kujya mu rugwiro. Umunyapolitike wese ugomba kugira ambition yo gufata ubutegetsi, ukagira ambition yo gufata umwanya. Padiri cyo nge mwemerera ari sincere, aravuga ati ngenda ndaviziri ya ntebe, akabivuga ku mugaragaro ntawe wabihisha, naro agashaka strategie zo kuzayigeraho. Niba turi abanyapolitike dushobora kumubaza tuti se padiri uzayigeraho wenyine? Abantu bakaganira, twe guterana imijugujugu. Ikibazo nuko umutera imijugujugu wowe utagaragaza icyo uzakora kugira ngo nawe uhagere. Icyo ikigaragara haje ikintu cyo gutangurana umushisi. Si byo byose navuze ngo barashaka kurushimuta. Barashaka kurushimuta. Ariko kugaragaza ambition politique, muri politique kugaragaza ambition, ugaragaza icyo ushaka kuba cyo. Muri iyo umunyapolitike koko by'ukuri ugomba kugaragaza uti ngewe, kuko ishyaka cyangwa organisation politique yose igira kugira ngo iyobore igihugu. Ariko twebwe turi mu bihe bitatwemerera gutangurana umushi, kuko dufite amateka aremereye mabi. Ayo mateka mabi rero akeneye ko tubanza kwicara tukayaganira. Muri Afrika y'Epfo barabikoze bagihindura, Mandela agifata ubutegetsi, bashyizeho comité de réconciliation de la vérité, y'ubwiyunge ariko no kubwizanya ukuri. Abantu bari muri b'abazungu bari muri ya system, bamwe si bose ariko hari bateye intambwe baza gutanga ubuhamya bwa politiki ya apartheid, kugira ngo ubwo buhamya bufasha abantu. Icyo bufasha ni ukugira ngo abantu imitima yunamuke bakire, kuko ibikomere by'umutima biremera cyangwa birijyana kurusha ibikomere by'umubiri. Barabikoze babigeraho, hanyuma biga n'uburyo bashobora gusaranganya ubutegetsi batayobewe yuko apartheid yari politike mbi, ko yari politike ivangura uruhu rw'umwirabura, ikabakora n'ibibi byose, kuko umwirabura nta burenganzira na buke yari afite. Nibe natwe ibibazo dufite, hari abemeye kuyoboka hari uburenganzira buke bagira, abemeye kuyoboka ingoma mbi hari ubwo burenganzira bagira, bo nta na buke bari bafite. Ubwo rero ikintu bakoze muri Afrika y'Epfo kugira ngo byibura babashe bamwe gucururuka, nuko hari abemeye gutanga ubuhamya kandi bemera, abirabura nabo bemera gutanga imbabazi. Ibyo rero natwe kibazo birasa, kuko ntabwo ushobora kumbwira ko ikibazo cyabayemo genocide akaba n'ubundi bwicanyi butiswe genocide, kamvuge nka Kizito nabwo butiswe na genocide, ariko nabwo buremereye kuzaza gutya. Ntabwo reka ngo urugero, uyu munsi ufashe kiriya gihugu giha abantu baba victime ba FPR b'abahutu barasiwe mu mashyamba ya Kongo, biciwe abantu. Kora muri Kongo FPR yishe abantu benshi cyane, ntawe uzi umubare, ariko ndahamya ko barenza b'interamwe zishe mu Rwanda. Abo bantu bafashe ukabaha igihugu uyu munsi, ndibwira ko ikintu bakora ari ukwihimura ko basanga mu gihugu. Ntabwo nibwira ko ari cyiza batuzanira. Ntabwo ndi kubarwanya, ntabwo ndwanya itsindira iniri ngo rye kugira ambition kugira ku butegetsi, ahubwo icyo nifuza ni ukuvuga ngo noneho muramutse mugize ku butegetsi muzabanisha muta abanyarwanda. Yumva kuvuga uti aba bantu babaye mu mashyamba ya Kongo nta kintu cyiza batuzanira. Hari n'undi wabwira mwaganira akakubwira ati padiri nta kintu yatuzanira, cyangwa akavuga ati ariki nta kintu yatuzanira. Oya, icyo nshaka kuvuga ntabwo mvuga ngo abo bantu urwo ruhande rwose, izo mpande zose, ari arike, ari rock, ari mu mashyamba ya Kongo cyangwa ari ahantu, ngo tuvuge ngo ya ntimugomba kutuyobora. Oya, umuntu umunyarwanda wese ufite ambition yo kuyobora igihugu afite uburenganzira bwo kukiyobora, ariko kugira ngo bigireho neza abandi bazizere yuko iyo mvuze umuntu mba mvuze n'itsinda rye, kugira ngo twizeye ko iryo tsinda nuko iryo tsinda riba ouvert, riba open kuganira n'abandi banyarwanda. Si ngombwa ko bamukunda, si ngombwa ko
arike na rock muba mukundana kugira ngo muganire, si ngombwa ko rock cyangwa urukatsa mpagarariye ruba rukundana bara kugira ngo tuganire, ariko tugomba kumenya ngo tuzabana dute, tuzabanisha dute abanyarwanda. Kubana kwa mbere ni iki? Ni gute ubutegetsi buzajyaho. Burya Arusha ifite uburyo yari yarabipanze bwayo bw'icyo gihe, wenda abantu banaganiraho, bavuga ko abahutu bashobora kuba 60% mu gisirikare, ariko mu nzego za muri commandement bakangana, akayibamo amoko yose, no muri politiki bakaba 40% 60%. Arusha niko yari yarabikemuye. Ese uyu munsi kandi none rukamvuga umwihariko nkatwe abantu twitwa bacitse ku icumu n'abahutu modere. Burya abahutu modere nabo ntibavuga kuko nabo baratotezwa. Abahutu modere nabo bafite ibibazo nk'ibyo bacitse ku icumu. Twego bacitse ku icumu n'abahutu modere tugize ibyago, kira gihugu kigafatwa n'agatsiko cyangwa groupe idashaka ibiganiro n'izindi groupe, nkatwe twabaho dute? Kuko twebwe nk'abacitse ku icumu dufite ibibazo, twebwe tumeze nk'ururimi ruri hagati, twishwe n'intera hamwe, twicwa n'inkotanyi. Uyu munsi inkotanyi hari igihe zigihara zikiyandagaza ngo zivugira abacitse ku icumu kubera ko ari icyo twita fond de commerce, ni igicuruzwa, ni ikintu kibazanira baririyeho imyaka myinshi. Ariko ikizwi neza nuko inkotanyi zagize uruhare mu gutoteza abashitse ku icumu na nyuma ya jenoside, bigera naho berura barabica, batangira kubica. Ingero ni nyinshi ntari buvuga uyu munsi. Navuga nti rero ese nkatwe bita abanyamuki, urumva twashira impungenge dute? Ariko habayeho ibiganiro n'isi Arusha ya kabiri, abantu bagahura, si ngombwa ngo mukundane, si ngombwa ngo mukorane, ariko mugahura mukavuga muti dore kiriya gihugu ni icyacu, tugomba kukibanamo twese, tuzakibamo dute? Hagomba kubaho representativité. Iyo representativité yari mu mushinga wa kabiri wa Mushayidi yitaga démocratie consensuelle. Démocratie consensuelle ni urugero rw'Ubusuwisi, aho buri couche sociale ibihagarariwe, buri groupe ibihagarariwe. Bivuga ngo atari guverinoma nkuko tubona tukavuga tuti iyo Rwanda ishusho yayo ni guverinoma y'abantu, nditiza ijambo wenda ritari ryiza kuna ryitiza y'abavantara. Ugasanga abavantara nibo bari mu myanya mu nzego zifata ibyemezo kandi bagashaka kubanwa. Byemera ariko byo bintu by'ubuvantara kuko twese turabavantara. Nabyo nanjye ndi mu bantu batabyemeraga, ariko l'observation politique buriya icyo koko uko witwaye. Reka nisobanura impamvu ibyo bintu by'ubuvantara ntabyemera. Kubera ko umunyarwanda wese agomba kumva ko ari umunyarwanda. Nibyo by'ibyo byarusha wavugaga. Guhura ntabwo tuzahura kubera ko turi abarescape twenyine, kubera ko turi abantu bavuye Nyamirambo twenyine, kubera ko tuzahura nk'abanyarwanda twese hamwe. Iyo rero uzanye ubuvantara, hari umunyarwanda uzumva yuko ari excluded. Urimo urabyumva? Uzanye ubuvantara, hari uzumva ati ngewe ntabwo nibona muri iyo Arusha ya kabiri wavuze, kubera ko bavuga ngo ndi umuvantara, navuye Uganda, navuye Burundi, navuye hana. Sibyo? Ngero nkavuga n'ibyo bintu by'ubuvantara tujye tubikura mu banyarwanda, twiyumve ko twese turi bamwe, igihe cyose turwanira ikintu kimwe. Jewe nuko mbyumva. Wenda babivuga mu gikari, nanjye iyo turi gukiganiro dutizinga, Jean Paul yadutesheje umutwe gena shire turambwira tudubwo nuko uri umuvantara. Ariko mu by'ukuri iyo bije mu bintu biri seriye, uwo ni ngewe numva ibi bintu kuko natwe ubu ngubu kubera imyaka tubaye hanze turabavantara. Anyway, nidusubira mu gihugu ntabwo tuzaba twibona mu gihugu nk'abantu basanzwe mu gihugu, turabavantara. Ariko mu gihe dushaka icyateza igihugu imbere, numva ko dukwiriye kwiyumvamo twese nk'abanyarwanda bashakira igihugu amahoro, hatazamo ibyo bintu by'ubuvantara bavuye aha, tukiyumva mu buryo bumwe. Voilà, nari nguciye mu ijambo mbabarire, ariko wakomeza. Okay, ni intervention nziza ariko umuntu yaganira. Iyo tuvuze abavantara
ntabwo tuba duhakana ko bari atari abanyarwanda, kuko muri bo harimo imiryango yacu, natwe hari imiryango yacu yari yarajyanye, yari yahunze iragaruka. Ariko nkanjye ku giti cyanjye iyo mvuze umuvantara mbashaka kuvuga umuntu witwaye nk'atari umunyarwanda mu buryo yatoteje abanyarwanda. Keretse niba ari kari agatsiko k'abavantara katoteje abanyarwanda. Ariko bitavuze ko muri abo bantu bavuye hanze nabo harimo abatotejwe n'ako gatsiko. Ingero zirahari. General Rusagara yaguye hanze, Lieutenant Mutabazi ari muri gereza, Colonel Byabagamba ari muri gereza, abo nabo nzize. Hari Kalisa, Sergeant Kalisa ashobora kuba ngo yaranapfuye. Hari n'undi mwana witwa Gafirita nango ashobora kuba baramwishe. Reba Sergeant Robert abavukamo yorongeye aragenda. Nabo harimo abatotejwe. Izo ni ingero nkeya ntanze, ariko ingero ni nyinshi. Harimo abatotejwe na kara gatsiko. Ntago rero ntago ndi mu bahakana ko atari abanyarwanda hoya, ariko harimo abantu bitwaye nk'aba abavantara. Ubundi bishaka kuvuga mu Gifaransa ce sont des occupants. Les occupants ni ukuvuga ngo ni abantu baza bagafata territoire bakayigira karima kabo, ariko bagaragaza ko bafite inyungu zindi zitari izaho ngaho. Ubundi igihugu bita nation, ugikorera cyangwa ukiyobora abakora inyungu z'abaturage. Ibihugu byateye imbere ho iyo binamunaniye ntategeza ko yeguzwa, ahubwo aregura. Iyo hari ibintu bimwe ikibazo kimugonga aravuga ati reka mparira abandi. Twebwe rero twageze ahantu abantu bananirwa, kuko kwegura iwacu nta kubaho iyo abamushyizeho kimufitiye icyizere, ahubwo agahitamo kwica abantu. Ubu ngubu nicyo kintu kinambabaza, kinantera icyo twakwita deception. FPR nzi nigishijwe nk'umukada na sensibilijwe, ntago ariyo mbona mu Rwanda cyangwa se iyo nabonye. Niyo mpamvu ngiye ntapfunwe bintera kubita abavantara. Ariko bo nita abavantara ntago ari abaturage bavuye hanze. Abavuye hanze ni abanyarwanda nkanje, kuko nanjye Imana nimfasha ngasubira mu gihugu nanjye nzaba mvuye hanze. Hoya abavantara ni kari agatsiko. Icyo nashatse kuvuga, uretse ko ijambo ryiza tujye dukore ngubu wenda ryoroha kurikoresha, ariko nanone ryumvwa n'abantu bize ko mu Cyongereza ni killing machine. Killing machine. Ariko nk'umuturage wenda utazi icyo Cyongereza ntabwo ahita ryumva. Killing machine mu Nyarwanda utumva icyo bivuga imashini babita agatsiko k'abicanyi se aho agatsiko k'abicanyi. Ibaze rero noneho yiyuburuye bakavuga bati dukoze kudeta. N'urugero habaye kudeta, Kagame avuyeho, ese twakumva ko u Rwanda dushobora kurutahamo? Niyo mpamvu rero hakwiye ibiganiro kugira ngo abantu baganire, bafate ingamba zo kugira ngo igihugu cyacu kizamera nka Libya, kizaba isibaniro nka Libya, kitazaba nka Iraq cyangwa nka Syria. Voilà, nicyo ubutumwa bwo mu ndirimbo n'ibyo bitekerezo mu bya Mushayidi nicyo ngicyo bivuga. Iyi ndirimbo uvuze ibintu byinshi byiza cyane, gusa ntabwo nzi impamvu. Yewe nabonye gushyira hamwe kw'abanyarwanda bigoye. Turagoye, turi ubwoko bugoye, reka tujye tubyiyemeza. Ariko ntawe uvumira itararenga. Cyakora muri ibi biheho noneho mbona dufite ikibazo cy'uko kubera ubutegetsi dufite havutse ikintu cy'indengakamere cyo kutizerana hagati y'abanyarwanda, kwishishanya. Ari kwishishanya, ariko hari n'ishyari. Hari n'ishyari, abantu bose bashaka ari bo bajya imbere. Iyo babonye undi muntu ushoboye cyangwa washobora, baramukinagaza, babita kwetufa. Muri politike ni umukino wo kwicira umushwi mwinshi. Ibyo bintu nagiye mpura nabyo ahantu henshi mu bantu twagiye dukorana, byo gukinagaza, bagashaka ngo ngwino dukorane ko ntuvuge. Kandi ngiye ntabwo ngo ne discipline, ibitekerezo ntanze ne discipline, ko natanze ibitekerezo bifatwa nk'umwanzuro ngo c'est la discipline.
muri RBB RBB ndayibona nacyo rimwe n'ibinakibaho I don't know ibaho hari umugabo arayishenye sindi bumvuga izina rye aracyarimo ariko no wayishenye en fait urumva kandi RBB yari izamukanye ishusho nziza mu by'ukuri kuko yitwaga ikiraro gihuza abanyarwanda birumvikana ko yatewe imijugujugu si nkiri neza se wavuze ni nk'ineza nyine yatewe imijugujugu ariko byibura yo yabashije kubaho ariko ugasanga abantu barababazwa nuko abantu batanga ibitekerezo ko hari abashaka ko hari abavuga abandi ntibavuge mukurikire mwapuruve ibyo rero kamere yanjye ntago mbyemera ntago ngewe mbyemera ntago maze imyaka yose ncecetse kubera ko ari ubugwari cyangwa ari ubwenge buke ariko ntabwo ucecetse kandi yamaze igihe kurimo ryo kwa padiri ariko ntago ngaragara mu b'imbere simvuga ko nshaka kugaragara mu b'imbere kuko dufite perezida ariko ntago ngaragara nk'umunyapolitiki uri très actif ariko ni ubushake bwanjye kuko hari igihe ugira utya wakora intervention nk'izi turi gukora watanga igitekerezo watanga inyandiko abantu ukabona bakuruze imijugujugu baturiya n'inyenzi arababeshya n'inkotanyi none wajya kureba gihe cy'imbabazi bivuzwe n'abahutu ntacyo byarantwara ariko igitangaje nuko ushobora no kuvugwa n'umuntu nawe wari inkotanyi nkanjye ndavuga turarababeshya yaratumwe ibyo mwumva no kuvuga ngo izo attaque ntago ziva muri abo bahutu cyangwa mu bantu babaye muri ZMND n'abatutsi ubwabo barakwataka n'ababaye muri FPR barakwataka ariko ikibazo si iki ni ukuvuga ngo harimo ishyari ko abantu badashaka ko hari abagaragara abandi bashaka ko bagaragara nyamara umunyapolitiki mwiza ahuza imbaraga zose ibitekerezo byose munsi rero sinshobora kugaragara ariko utagaragara inyuma ari nawe uri powerful ari power afite imbaraga zirusha izo jewe ugaragara mfite kuki bakubujije kugaragara wakumva ko ari nko kugupyinagaza ntago mvuga kugaragara nko kuvuga ngo njye imbere mbe ikirangirire oya ahubwo nuko iyo muri organisation izarizo zose mukora inama muri za nama mutanga ibitekerezo right ushobora gutanga igitekerezo wumva ushaka kubaka ariko ukabona haro kibangamiye kwako kivuye kuri wowe kubera ko ari wowe ukivuze niyo cyaba kizima muri Mayotte nahuye nabyo nayoboraga communauté rwandaise na president communauté rwandaise tuvuga ko inshingano zacu ari kuvuganira impunzi biza kugira ahantu ntegura imyigaragambyo yo kugira ngo ibibazo by'impunzi byumvikane mu Bufaransa hari ibibazo twari dufite by'umwihariko abantu bagatanga ugasanga umuntu w'impunzi afite icyarya arikura amayeri 100 kandi nawe ubwe adakorera amayeri 100 ku kwezi ariko kayashaka akayaha umuntu ngo inyuma y'akishuri noneho bamwe abantu bose ntago barinjije bakamubaza batari ko se ubundi kubera iki ngo biraye ngo ni byiza ngo ariko yabatari wabivugaga byageze aho njye gushaka abantu babwira noneho mwebwe nimuze mujye imbere mu bivuge njye inyuma baravuga ngo yango wori kihebe uko twakoreshaga imyigaragambyo byo ni afite ibintu uri kuvuga uyu munsi cyangwa ashyira mu ndirimbo si ibintu by'impanuka byahanutse n'ibintu mara imyaka myinshi mu igihe ariko ndumva igihe kigeze cyuko ndibera umutima wanjye ibirimo byose nkabivuga ntagamije kugira uwo ntoneka cyangwa gutunga agatoki ariko kuko bihari kandi ibyo mvuga si jyenyine hari n'abandi wegereye buri wese ukamubaza uti opposition yakubaniye ite yakubwira ntabwo nashobora kumva Tabita uri impunzi nkanjye uyu munsi Madame Rwigara ni impunzi nkanjye ariko jewe none byawe kuri Madame Rwigara nta gahoma munwa biraremereye kurusha ibyanjye kumva abantu batinyuka kwataka umuntu wapfakajwe n'ingoma ikamuhekura ikamucuza ibyari kurera abana banyakwigendera yasize cyangwa kubaviramo umurage umutera imijugujugu ibyo ni ibintu bigaragara hari n'uwanditse ngo ngakwisho ngo ashaka itike kujya kwa Rwigara ntago nshaka itike kujya kwa Rwigara rwose nabonye muri comment ukuntu abanyarwanda duteye ndajya ngo nabamenyeshe ko giye shaka kujya kwa Rwigara wenda ntubizi ariko papa yari umubaje
meuble zikomeye za Rwigara ni papa wazikoraga. Iriya nzu buyitire Kigeli ni papa wayishyizemo imiryango na meuble za n'ama gardefu. Papa yabyirukanye na Rwigara ari abasore bafite uburyo bakoranaga muri bya business, hanyuma nyuma Rwigara aza gukomeza muri business, papa yibera umubaje. Ariko ndagira nkubwire ko meuble za Rwigara zikomeye ni papa. Ariko sivuze ngo urashaka itike kujya kwa Rwigara, kwa Rwigara urajyayo gukora iki n'iki kiriyo? Icyo gikoreka ko Abanyarwanda bararwaye na za comment bakora biri mu bintu bimwe na bimwe byagiye bituma mvuga ntari kubundi ndarutwa niki. Nifite abana banje batandatu, reka manze mbarere bakure ne kwirwa mpanganye n'Abanyarwanda. Ariko nanone nk'umuntu hari igihe urende yimo ndavuga ngo ijwi riraduhamagara ukavuga uti si bundi ndi Umunyarwanda, bira bintu bari abantu bakora simbyemera, nibitegurwa nabyo bimeze nk'ubushimusi bw'igihugu nabyo simbyemera, nkumbeze nceceke. Ugiye kirageze noneho mvuge n'imijugujugu nta kibazo izongera kuntera. Ariko icyo mvuga jewe si ukuvuga mpangana n'abantu, ahubwo ni ukuvuga mvuga nti tuve muri utwo tuntu two gukeka. Ikinatangaje nuko abantu benshi batanatinyuka nabo batera imijugujugu, usanga akoresha amazina ataraye, akajya muri za comment akabyandika, akagira ari umuntu ugeze kunyandika ibintu bikomeye cyane. Umuntu inshuti yanjye arababara, bimubuza amahoro, ati subiza biriya bintu. Ndavuga nti sinshobora gusubiza ibintu by'umuntu nta mumenye, utigaragaje, wakoresheje za pseudo kandi ibintu by'ubinyoma. Uwo muntu avuga ati no, ngiye sinabyihangana, ngenda bisubiza, warabisubiza, nabyandika bisubiza. Ugasanga umuntu ntatinyutse. Ngiye mfite nshatse kugira icyo mvuga ku muntu, numva ubutwara ari guhaguruka nkabivuga, nkavuga nti ngiye akishuri, dore ubuhamya mfite ku muntu uyu n'ubu ngubu. Ntabwo nshobora kuvuga ngo ndabikore ndashyira handi mazina. Ni ukuvuga ngo rero sosiyete yacu yararwaye, hakwiye ibiganiro bikwiye hehe. Uyu munsi n'Abanyarwanda bamwe bashaka impinduka, hari igihe bavuga ati twizere ndi, barezita bati twizere ndi, cyane cyane nk'Abanyarwanda nk'Abatutsi barezita. Hari Abatutsi bari mu gihugu barambekana agatsiko, ariko bakagira n'ubwoba bakavuga ati twizere ndi, twizere n'abari abaryana, kubera ko bo icyumwiryane wabakururiye barakizi kurusha abandi, bazi icyumwiryane wabakururiye kurusha abandi, bagatinya bati n'abandi bariya ntaho bahagaze. Hatwara abo tunavugana avuga ati rwose ibyo muvuga turabyumva, ariko namwe muri bakenyeje ntago mutwereka ibikorwa, mwirirwa mutukana muhangana. Urumva ukuntu ibintu bimeze. Hakenewe iki? Arusha ya kabiri. Arusha ya kabiri irakenewe, ariko yewe ntekereza ko dufite ibibazo birenze, sinzi ahubwo banza dukwiriye gushaka ikindi kintu twakwita kitari Arusha ya kabiri, ko ni ya mbere itagize icyo itanga, ariko ni façon de dire kuvuga ko ari Arusha ya kabiri, kuko hari igihe bitugora cyangwa se bigoranye mu Banyarwanda nk'uko babivuze, ukabona nk'abantu justement byitwa ngo bari muri opposition, ukumva mu mutima wawe wumvaga ko mushyize hamwe murarwa. Ntabwo ari ngombwa umugani wawe nk'uko wavuze ko abantu bakundana bafatana agatoki ku kandi ngo ndagukunda whatever. No, niba twumva ko turwanya intumbero yacu ari imwe, ni kuki muri abo ngabo twumvaga ko turi intumbero ari imwe bavamo nk'uko wabivuze akaba ari bo bataka abandi? Kuko ahubwo ijya kuri shera ku rugo harimo umudamu mukorana witwa Mwemayire, ari mu bantu batatse Madame Adeline wavugaga, aramutuka aramuhindanya araduhiye. It's okay, ndabimenyereye kuntuka nta kibazo, cyangwa se kunyataka, muri politike niko bigenda. Ariko uriya mudamu ntabwo yaraje ari muri politike, yari umubyeyi waje ababaye, ariko abantu banyu baramwataka, induru ziravuga. Rero tutabatinzeho, tutanagiye mu by'abantu, ariko abantu nk'abo baba bitwa ngo muri kumwe, donc bene ibyo ni nabyo bisubiza abandi inyuma. Ukibaza uti nk'umugore witwa Mwemayire utinyuka gatuka umubyeyi nka Madame Rwigara Adeline, uba atamututse atanamusubiza,
ashobora kuba atanakurikira n'ibyo amuvuga ariko agatinyuka akajyaho akamusebya rimwe kabiri gatatu. Nk'uwo muntu kweri jyewe nkanjye personnellement mba numva nta hantu nahurira nawe, nta n'ikintu navugana nawe ngo bigira aho bigera. mwahurira muri Arusha ya kabiri. Iyo ni example na uwo muntu utinyuka umubyeyi nk'uriya, ubwo koko nka jyeweho yankorera ibiki uretse ko jyewe kunduka nta kibazo. Ni urugero ntanze. Abandi umuntu nka Badrama akaza, ni umuhungu urimo ukubita agati kurimo wabanye nabo azi ibyo baturiya, ni umukozi wa Kigali, biravugwa nande na babandi byitwa ko turimo turwanya abo Badrama ari gutuka, abo Badrama si ugutuka, abo Badrama ari kuvuga ububisha bwabo, ari kuvuga mabi bakoreye abanyarwanda, arayiexposa bien, biragaragara. Nitwe tubyungukiramo nk'abantu bavuga ko twahagurutse kurwanya akarengane, ariko ugasanga babandi muri kumwe nibo bahagurutse baramukubita, barandika, baramutuka. Uriya ajate ni umukozi wa Kigali, ni umukozi wa kariya gatsiko ibiki. Ukavuga ese indwara abanyarwanda dufite ni iyi? Ese abo bantu bataka, abo bantu baba bari kumwe koko muba muri kumwe? Muba mufatanyije, muba murwanya ikintu kimwe, muba mufite intumbero imwe? cyangwa ndabivuga naca ku ruhande, hano nta gapfukamunwa tuba dufite, cyangwa baba bakoreshwa na FPR bihishe muri opposition? Kuko ibyo nabyo turabizi uburyo ababicanyi binjira mu bantu bakakwereka ko muri kumwe, kandi mu by'ukuri bakorera bariya batindi, akaba ari bo bari muri opposition bashinzwe kwataka abantu koko bahagurutse kurwanya akarengane bivuye ku mutima nyabyo, atari ibingibi by'imikino. Icyo ni ikibazo dufite muri opposition, kuko ntabwo uzambwira ngo njye kuvugana n'abantu nk'abo namaze kubona ko bashobora kuba bakoreshwa na FPR ariko byitwa ko turi kumwe. Icyo ni ikibazo gikomeye. Iyo Arusha namba 2 ikeneye kwigwa kugira ngo ishobore kugerwaho, kuko birakomeye. Wowe rero ntawe waririmbye wageze ikirenge mu cyawakurikiye ibintu bya Mushayidi ibyo yavugaga, ukanahaguruka ukaririmba. Iyo Arusha namba 2 ya kabiri, iyo ubitekereje ukurikije ibyo byose mvuze n'ibyo nawe wavuze, ubona yashoboka ite? Hazakorwa iki kugira ngo abo bantu nkubwiye bashobore guhuza ibitekerezo, bashyire hamwe, bumva yuko bose bareba igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyacu, ibyiza byazamura igihugu cyacu, noneho cyane bashyira umuturage imbere, kuko umuturage arahakubita iki? Nkunze ko utagira agapfukamunwa. Oya, kwa Tabiji nta gapfukamunwa. Ubwo rero kuba nta gapfukamunwa, ungiye ku iteme nagashyiraho, nkagira ibyo ntavuga ngo muri politike ngo hagomba kuba. Ubwo rero biragaragara ko nubwo uvuga ngo hari abantu mutaganira, ahubwo biragaragara ko waba umwe mu bazategura Arusha ya kabiri. Urambaza uti hakorwa iki? Burya umushinga wose iyo uheze mu bitekerezo ntaho ujya, ariko njye nawukuye mu bitekerezo bitari ibyanjye bya Mushayidi, mushyira mu ndirimbo. Ibonye urampamagara, hari benshi bayibonye bafite n'amacano, ukere wowe wampamagaye ngo tuganire. Ukuvuga ngo byatangiye rero cyakorwa n'iki nyine. Cya mbere njye nakoze indirimbo, nawe uteguye ikiganiro tuvuga kuri Arusha ya kabiri. Ntabwo umushinga rero wose uje, ntabwo abantu bahita witabira ku bwinshi, ariko hari abasubiza amaso inyuma bakavuga ati nyamara ibi bintu byagira akamaro. Iyo umushinga uje, hari abantu baba baracitse intege. Nk'urugero utanze kuri amuvandimwe dukorana, n'urugero rw'urucantege kuri wowe, ariko kubera iki kiganiro kuhava ukumva ko mushobora muganira muti koko nkawe kuri umubyeyi ni gute wibasiye undi mubyeyi.
hakavamo no kuganira ku bindi. Hari abantu barwanya umushinga kubera ko hari ibi bicantege akavuga ati umushinga turabona urakomeye ntabwo twawugeraho. Hari n'abawurwanya bavuga bati kuki ari wawuvuze. Uraza kubibona muri comment. Akishurishije imbere avuga ibintu byarusha na Tabita abaramutumiye biraza kuba ikibazo. Ariko ku rundi ruhande hari abaravuga bati mwakoze ikiganiro cyiza kimwe ibitekerezo byiza. Abo bashima ikiganiro ntabwo bahita batera intambwe, ariko bakomeza kubivugaho bikazagera no ku bandi, byajya no ku bandi noneho bikazagira igihe abantu bavuga batari ko wamugana abantu baganire. Ntabwo ndi umunyabwenge kurusha abanyarwanda bose. Hari abanyarwanda rwose bazi ubwenge kundusha, bafite n'amadiploma ahambaye, ariko wenda ngize le courage yo kubivuga, kandi ibyo mvuze nzi neza ko ari abandi nabo babyifuza. Siko ari abantu bajya bakorera en coulisses bahuza abanyarwanda wenda bikarandaga, ariko barahari bahuza abanyarwanda. Ubu ni uburyo ni nka mobilisation, kuko ntabwo ibyo nzanye ari bishya, ntabwo ari bishya, sinjye wabitangiye. Nubwo mfite isoko nabivomyemo, ariko nzi ko iyo soko nayo mbere yuko ajya hari abandi babiganiriye. Fongoro icyakorwa n'iki? Icya mbere nuko tugomba kurenga ibitubabaza. Ibyo uvuga byababaje, byakubabaje, byavuze kuri Adeline wenda nuko muvindimwe, ariko ndagira nkubwire ko hari nabo batavindimwe batanamuzi byababaje bitewe n'ibyamubaye. Byamubayeho. Ariko nanakunze nuko nawe uvuga, burya kuvuga uri libera. Uri libera. Hanyuma mubo mbwira nyine ndabwira abanyarwanda bose nta exception irimo. Ntabwo mbwira Tabita wumva unkurikiye cyangwa abakurikiye yicano ya Tabita. Ndabwira nabo tubana. Ndababwira mu migari, ariko nabo urumva niba umuntu turi kumwe muri organisation yaribasiye Rwigara, ntabwo ari igihe wamutumye. Madame Rwigara ntabwo ari igihe wamutumye, ntabwo namushyigikira, ntabwo nabimushyigikiramo. Nta nubwo nshima umuntu yaba avuye mu ruhande ndimo wibasira organisation yindi avuga ngo irayobya rubanda. Ntabwo nashyigikira ko ngo urugero kambingero uretse nashyigikira ko Grex kiriho cyangwa Rock yibasira abandi ngo arayobya rubanda. Ahubwo nashyigikira ko Rock igaragaza umushinga wayo uko ishaka guhindura ibintu mu Rwanda, itarinze kujya gutera imijugujugu abandi. Njye hari abantu twagiye dukorana turatandukana, navuye muri RBB, ni nakoranye n'itwa Anastase Gasana bwa mbere nkibyinjiramo, nabwo turatandukana. Nagiye muri Grex nabwo mvamo, nta na rimwe nigenze ntanga cyangwa se mvuga nabi abo twakoranye, nta na rimwe. Suko nabura icyo mbavuga, mbishatse ntabwo nabura icyo mvuga, ariko kuri njye mbona atari umuti. Mbona umuti ari ukwerekana ngo nshoboye iki, aho kwerekana, aho kuvuga ngo ababe gukora nshoboye iki. La preuve uri muri ARC, ndi muri Rock, ariko turi kuvugana. Nawe turi kuvugana. Kuki se ntavugana n'urahande, ntavugana n'urahande? Noneho twazahuriza hamwe ibitekerezo tukavuga tutireka turebe umuti wakiza icyo kibazo cyose. Kuko umunyapolitike cyangwa mu wita muri leader politique ntabwo ari umuntu ubugamije gusa kugera ku mwanya w'ubutegetsi. Mu leader mwiza, ko hari n'abatari abadeleri mwiza, ashobora kuba leader ariko atari n'umuri leader mwiza, ahubwo ni umuntu ugamije gukemura ibibazo. Kandi ibibazo ngira ngo u Rwanda rufite uyu munsi cyane bikuremereye cyane, so ubuheruka ko bitegetse nicyo bita cohesion nationale. Turabura cohesion nationale kuko turaryaryana. Ushobora kuntumira uyu munsi kuri channel yawe nkaza nkavuga ibyo ushaka kumva bijyanye, ariko simvuge ukuri. Nkajya no kuyindi nawe nkavuga ibyo bashaka kumva, kuko uyu munsi usanga abantu abanyapolitike benshi babaye aba YouTuber kurusha uko baba abanyapolitike. Turabasesenguzi, turabakira buhamya cyangwa batanga buhamya, ariko ntago du proposition y'umushinga wa politike. Njye sinshobora kurwanya umuntu
ngo yashyizeho ineza y'abanyarwanda cyangwa yashyizeho rock cyangwa yavuze ko aziyamamaza. Ahubwo njye ndakora ibyanjye, niba ntashaka kumushyigikira mu bye ndakora ibyanjye ko ntarwanyije ibye, kuko uyu munsi nubwo mvuga ko hari ibibazo dukwiye kubanza kuganiraho, ariko hagize umuntu usunika kariya gatsiko na ba bandi twacumbagiraga imbago twazita kubera ko hari uwabishoboye. Ni ukuvuga ngo rero kuri yewe yego hari ibintera impungenge bijyanye za ideologie politique, kuko nzi neza ko hari abanyapolitike benshi bagikora za reference ku mashyaka yayoboye kiriya gihugu kandi atarayakiyoboye neza. Ugasanga umuntu arakora aravuga ngo ndi muri opposition nshaka kuyobora ibintu, ariko arafata intwari ye nka Kayibanda, undi agafata intwari ye nka Habyarimana. Ibyo birahari, bintera impungenge. Niba ufata intwari yawe nka Habyarimana akaba ariyo reference yawe, yewe wabayeho ku ngoma Habyarimana nkaba nzi uburyo iyo ngoma indunduro yabo yarundukanye abanje, ntabwo nabura kugira impungenge. Wenda ya Kayibanda sinyizi cyane ko nari mutoya ibaho, ariko hari bikenziye ibyo ngibyo nko gushyira abantu kuri za liste noire. Nzi ko ibyabaye muri 1990 bifite inkomoko muri Repubulika ya mbere, ari uruhererekane byagiye bizamuka bikaza kugera muri 1994. Byose rero ntabwo byabura kuntera impungenge, ariko nanone nubwo izo mpungenge zihari, ariko uyu munsi igiye igatigisa karaga gatsiko, navuga nanjye mbonye icyanzu. Rock ibigezeho namwe mwabonye icyanzu n'abandi baba babonye icyanzu, ineza abanyarwanda bigezeho n'abandi baba babonye icyanzu. Ikibazo gihari, abantu twabaye turi mu kintu kimeze nka showbiz, politiki twahinduye showbiz. Uriya byavuze abantu baramwumvise ugatangira kumutera imijugujugu, kandi nawe ejo ukazavuga ibindi nawe ukagutera imijugujugu. Icyo kibazo ari ibintu bijya bibanje nk'isekera gaseka, ariko giye nyine nteruye uyu munsi cano yabanza sinzi yashyizemo urushiko navuga ubu n'intoki ujya kumara oya njyaho ariko mvuga nziga, ariko oya hano ntabwo tukamuna, hano ntabwo tuziga. ngira gutya abantu bati rwose abantu batumereye nabi, wareba dans leur passé nabo bafite abandi bari bamereye nabi mu gihe runaka. Ni ukuvuga ngo icyo utuye mu Kinyarwanda ngo icyo utuye nicyo witurwa. Iyo wituye les attaques wakira des attaques. Iyo utuye les attaques wakira les attaques. Hari abantu nge nta muntu njya nataka, n'abanyataka simbataka, ndabyihorera. Hari n'inshuti abantu bafasha kuri bakaba barabatirwa muntu rwose bwa ni mu bihorera ni imiyaga izashira. Hatera kabiri nkajya kubona noneho wa wundi nabo bamukubiseho ikibuye kiremereye kurusha icyo yankubiseho nkisekera. Ubu rero ikintu dukeneye ubuse tuzakora hehe umuntu uzakora iyo Arusha namba 2 wavugaga ni wowe, kuko oya ngewe hose hari abo nzatumira bakavuga ati ni wa wundi ibi n'ibi nk'ibyo wavuga guti bakanyita ngo ndi uwo muri FPR ibiki ntazi ibyo ari byo. Nanjye hari abazavuga ati wa mututsikazi ni wa mutukazi ni wa muki kwa ibintu nk'ibyo. Ni nkuko nanjye hari abantumira nkavuga ni Mwemayire wirirwa anukira umuryango, ni nyumva nkumve Rosemary wirirwa dutuka ntacyo twapfuye, ni runaka wirirwa ngaba abanyarwanda. Ninde bakora iyo ntambwe yo guhuza abanyarwanda, ariko uwo umuntu abantu bose bibonamo ninde ko ibyo bintu binakenewe, abanyarwanda bagahura bakaganira. Niba tuzaganira mbere, ntabwo ushobora kubona mu gihe turimo, ntabwo ushobora kubona umuntu abantu bose biyumvamo ntawe. Ahubwo ni ukugira ngo abantu bumve ko bikenewe. Nicyo cya mbere. Nibumva ko bikenewe rero bavuga ati koko harabura iki, duhure bihuze. Niba bamara kwihuza bavuga ati okay, akeneye coordination ninde, bagafata umuntu akayihagararira. Icya kabiri, niba udashobora guhura nanyumva nkumve nkuko bivuze, namwemera nkuko bivuze, banza uhure nawe mudafitanye amasinde mudahura. Avuze Mwemayire wirirwa dutuka, ariko nanyumva nkumve yirirwa yifatiye Adeline ku gahanga
wenda bikurikira rwose urumva ari abantu nk'abo buri wese aba afite ako kantu banza yanyumva akavuga turiya simwiyumvamo ntabwo mbizi abanyarwanda uko bizagenda hazahura abafite ubushake abafite ubushake n'abiyumvanamo hazabanza guhura abafite ubushake bamobiriza abantu ntabwo ari ibintu wavuga ngo ni ibintu ukora umunsi umwe ntabwo sinzi hari umugani ngo bajya baca ngo Rome niba ari Roma ntabwo yubatswe umunsi umwe kuvuga ngo kubaka umushinga ni icyo bita processus ni ibintu bigenda gake gake uyu munsi ndatinyutse ndavuze nta muntu wari warabivuze uretse Mushayidi ndatinyutse ndavuze tukatuze kureba noneho feedback turebe icyo abantu uko bazabyakira okay urakoze cyane hari indi ndirimbo rero nifuza ko nayo twakumva niba ubishoboye nayo ukayidushyiriraho muri bwa buryo bwawe nabonye bumvikana kurusha abandi ariko yenda tutarajya kuri iyo ya kabiri se twabanza tukareba ibitekerezo by'abantu kuri ibi turangije twabireba niba ari wandi yo gutekereje simbasha kugoheka bituma nibaza amaherezo yawe intwari zawe umwega yaratsembye abo wasigaranye niba mbarubukeye naho abiyise ganzi abutiye mu rwenya gusa batwawe na showbiz bahisemo kwibera ibifo bagana